Ndabasuhuje bene data muri Kristo Yesu, Uwiteka duhana umugisha. Mureke dushimire Imana yaturinze ikabitwemereye kugera no muri uyu mwanya duhumeka. Tugize amahirwe yo gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana. Ndasabye cyane kugira ngo Imana ishobora byose iturinde kuragiriza gufata icyemezo, ahubwo bikitwa none tubashe kuba muri Kristo atwiharire. Reka twicishije bugufi mu mitima yacu dusenge. Urakoze Mana nkuru kuko udukunda uturinde ukaba utubeshejeho. Turakwinginze kugira ngo turebane amaso y'imbabazi. Wirengagize gukiranirwa kwacu ku buryo bunyuranye kuko twavukiye mu byaha, tubikuriramo turabimenyera, gucika kuri kamere ntabwo bitworoheye. Ariko kuko uri umutunzi w'imbabazi uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Turasabye ngo imbaraga yawe wadusezeranije widusesekazeho kandi uturinde kuranzika, ahubwo byitwa none dufatireho kugira ngo Kristo atwiharire, tube muri Kristo nawe abe muri twe, iminsi dusigaje yo kubaho tube tuyobowe nawe. Byatuma tubigeraho rero ni imbaraga n'ubuntu bwawe, nicyo gituma tugusabye ngo biduhere mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimirwe ubuntu butangaje tugirira. Tugiye kwigira hamwe ikigo gifite umutwe uvuga ngo abakiriye Kristo bagendera muri we. Ese ugendera muri Kristo? Ese ngendera muri Kristo? Niba atari ko bimeze habuze iki? Abakiriye Kristo bagendera muri we? Ni ikibazo nakwibaza kandi nawe wakwibaza ukurikije amarangamutima yawe n'uko uhagaze, kuko bizwi nawe n'Imana yawe byonyine. Imana idushoboze gusobanukirwa urukundo rwayo rutangaje rutagira akagero. Kuko ubundi twavukiye inyuma y'urugo, ntitwabasha gushyikira ubwiza bw'Imana nk'uko tubibona amagambo aboneka mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23 kugera 25. Abaroma ibice 3 umurongo wa 23 kugeza 25. Ndasabye cyane kugira ngo tubisome tubyitondeye, kugira ngo bitworohere kubyumva neza. Ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga n'ubuntu bugeretse ku bundi, kuko Kristo yatwikorereye ibyaha byacu atarigeze akora ibyaha. Ari twebwe twari twaracumuriye muri Adamu, ariko icyo cyabaye gikwira kuri buri muntu wese uvutse. Mujya mubona ko n'uruhinja iyo rugize umujinya, umubyeyi akaruha ibere naho rutaramera amenyo rurariruma, bigaragara yuko twavukiye mu byaha, tukavukana na kamere ikora ibyaha. Ariko Kristo kubw'urukundo adukunda ruheranije, rutagerwa, tutabasha no kugereranya, bituma tutabasha no gusobanukirwa uburemere bwabwo n'uko rureshya. Yabonye tudakwiye guheranwa n'icyo cyaha n'icyago, maze aratwitangira, abambwa ku musaraba w'isoni. Icyampa Imana ishobora byose ivuga bikaba, yategeka bigakomera, kugira ngo ikore ku mutima wa buri wese, arushaho gusobanukirwa byimbitse urukundo twakunzwe n'uburemere bwarwo. Kuko turamutse tugize amahirwe yo kubisobanukirwa ku buryo bwimbitse, nta cyatuma dukomeza kwizirika ku cyaha. Imana yabonye ko dutsindiwe muri Adamu, dukiranuka muri Kristo, ducungurirwa muri Kristo, tugomba guhabwa ubugingo muri Kristo. Nuko rero yarabuduhaye tubwakire, maze tureka twiharire imikorere n'imigenzereze yacu imuhesha ikuzo n'icyubahiro n'impagarike yacu yose, aba ari we yizera kandi aba ari we ikorera, kuko ntacyo yatwima. Imibereho yawe yose yari iy'ubunyacyaha, yewe
n'ibitekerezo byawe byose byari bibi nk'uko tubibona muri Mariko igice cya 7:21. Gutekereza kwa kamere rero ni urupfu. Niyo mpamvu ubuzima wahaweho ingwate ukwiye kubwakira no kubugenderamo bikitwa none, ukabutekereza, ukabuharanira, kandi ukagira inzara n'inyota yo gukurira muri ubwo buntu. Kuko ubuzima wahawe ubuzima wabayeho muri iyo mibereho ya kera ni urupfu rugendanwa, ukarukurana, ukarugendana. Uramutse udahinduye ngo ubone umudendezo, uzapfa urupfu rw'iteka ryose. Ariko Kristo yaje kumpindura, yaje kuguhindura, yaje no kuduhindura twese. Mureke tubyakire, twe gukomeza kuragiriza, kuko ejo si ahacu, ahubwo bikitwa aka kanya. Tumusabe imbabazi kuko aratubabarira. Avuga ijambo rimwe gusa, yavuga bikaba, yategeka bigakomera. Gukiranirwa kwacu siko yananirwa, ngo kandi Kristo aza mu mitima yacu yuzuye gukiranirwa kugira ngo yirukane uko gukiranirwa, ashyiremo gukiranuka kwe maze atwiharire. Nta bushobozi ufite bwo kwigeza ku gukiranuka igihe cyose waba ukica amategeko y'Imana. Niyo mpamvu Imana y'imbabazi zayo ishyira gukiranuka kwayo muri wowe iyo wizeye. Icyo dusabwa gusa ni ukwizera ibyo twakorewe. Umuntu aguhaye ibyo kurya, ntiwasame ngo ubirye ubimire, nta kintu byakumarira, wapfa biguteretse imbere. Natwe ubuntu twarabugiriwe, twarabuhawe, ariko tutabwakira ngo bube ubwacu, ntacyo buzatumarira. Nyamara ni ahacu kubwakira, ni ukwakira iyo mpano y'ubuntu nk'uko ubutunzi bwayo bungana, igahindura umuntu umukiranutsi nubwo yari umukiranirwa. Ibikoresho by'ijambo ryayo n'ibitangaza byayo, kuko ijambo ni irya nyiraryo kandi risa na nyiraryo. Igitangaza cyo gukiranuka kwayo ni ibyawe binyuze mu kwizera amaraso Kristo yasheshe ku musaraba ku bwacu. Ni wowe ugomba kubyakira ku giti cyawe, atari kubw'idini, atari kubw'itora, atari kubw'umuryango, ahubwo wowe ubwawe, kuko ari wowe uzimurikira ibyawe. Ni wowe ukwiye kwakira bikaba ibyawe. Muri we niho hari gukiranuka kw'Imana, kandi muri we niho hari ukuzura k'Imana bwose, mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ni muri Kristo tubasha kuzurira, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe agakiza kabonerwamo. Kandi yaratubwiye ngo icyo gihe muzamenya ko ndi muri Data, namwe mube muri jye, nanjye mbe muri mwe, maze twese tube dufunitse mu Mana. Icyampa Imana kugira ngo dusobanukirwe uko kwinjira, maze noneho tube duturije muri Kristo, ari nta kindi kikiduhangayikishije. Iyo Imana itangaje gukiranuka kwayo kuri wowe, iba yirukanye ibyaha byose byari muri wowe. Imana ikuvanamo kamere yawe y'icyaha, igashyiramo kamere yayo yo gukiranuka. Iyo niyo mbaraga yo kubabarirwa ibyaha. Ni imbaraga y'ubugingo butagira iherezo, ubugingo buhoraho, nk'uko tubibona mu Baheburayo ibice 7 umurongo wa 16. Imana irazi ko iyo uyitumiye gusa, iyo wemeye gusa, ntifata ku ngufu, kandi ntinabiha utabishaka, ubifata maneneka. Nawe ntabwo waha ikintu cy'agaciro umuntu uruzi atacyitayeho, ariko iyo irebye gutakamba kwawe no gushaka kwawe, iguha ubushobozi. Twibuka yuko bari abasore b'Abaheburayo bajyanye n'abandi igihe bari abanyage, bajyanye n'abakomeye, bajyanye n'abayobozi. Nubwo bagiriwe nabi bakabahindura inkone, bari Daniyeli na Saduraka na Meshaki na Abedenego, ariko uko babagenza kose, kuko cyari igiti giteye bugufi bw'umugezi, baravugaga bati nta cyaduhungabanya. Uko byagenda kose, bahagarariye Imana muri kiriya gihugu cy'abanyamahanga batari barigeze bamenya Imana, kugeza n'igihe umwami ubwo atekereza ati ibyo ari byo byose abantu bagambaniye Daniyeli, bigatuma bamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko yabuze ibitotsi ijoro ryose, bituma azinduka nawe agira kwizera ngo ya Mana Daniyeli akorera ntiri butume intare zimurya. Intare zirijwe ubusa, zishonje n'izitasonze,
ariko noneho bo bari bashyizeho n'akarusho bazisonjesheje baziterera Daniyeli, zari zigize amahirwe yo kubona inyama yazihembura, ariko ntabwo zamukozeho. Ndetse no ku mutima w'umwami yaratekereje ati nkurikije uko Imana, uko Daniyeli yubaha Imana kandi Imana ikaba ishobora byose, iri bumurindire hagati ya ziriya ntare zishinyitse amenyo, bituma azinduka atari yagera ku mwobo aratakamba ati Daniyeli umugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yakurinze yakukijije amenyo y'intare? Maze arahamya ati ari imbere yawe nta kosa, n'imbere y'Imana data nta kosa, nagaragaye ntariho ikosa, nicyo gituma Imana yandindiye hagati mu rwobo rw'intare. Imana itugirire neza kugira ngo tugire kwizera gushyitse. Bariya basore bari basigaye banga gupfukamira kiriya kigirwamana, barabafata bajugunya mu itanura ryenyegejwe karindwi. Ababajugunyemo b'abanyembaraga batageze mu itanura birimo iby'umuriro byarabafashe bibatsindaho, ariko abari mu gutembera mu itanura batembera nta n'umwotsi wabagezeho. Maze umwami arahamya ati ariko ndabona twajugunyemo batatu, uwa kane ariko arasa n'umwana w'Imana. Bari bafite kwizera gushyitse. Imbere yacu hari akarengane kadutegereje, tumenyereye kukavuga mu magambo, tukamenyera kukavuga, ururimi rwacu rumenyereye kukavuga, icyampa uko indimi zacu zimenyereye kukavuga, aba ariko n'umutima wacu ugira imbaraga n'umwete wo kubisingira, kugira ngo uko kwizera kuba ukwacu, amaze dutegereze ako kaga tutakirwanishije imbaraga zacu n'iza kamere yacu, ahubwo dufunitse muri Kristo, kwa kundi yabatsinze urupfu, maze aduha uko gutsinda two gutsinda ibyaha n'urupfu rwacyo. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Ngo iyo wakiriye ubugingo bw'Imana kubwo kwizera, imibereho ya Kristo iba itangiye muri wowe. None se ikomeza iti? Uko yatangiye niko ikomeza. Nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we iteka ryose. Kuko ni ubwo twamwakiriye, ubwo twamumenye, tugendere muri we. Nituba dufunitse muri we, ibindi byose ntabwo bizatureba. Nta cyabuze ibisitaza kuza, nta n'icyabuze ibibazo kugira ngo bitugereho, ariko nibinatugeraho kuko turi muri Kristo, tuzarindirwa muri we. Hari amagambo ajya aboneka mu gatabo ko mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, ku kanomero ka 553, haravuga ngo imibabaro yacu, imisaraba yacu, ibidushuka byacu, ibiturwanya twihariye n'ibitugerageza bitandukanye, byose ni ibikoresho by'Imana byo kudutunganya no kutweza no kudutegurira gukiranuka mu bigega byo no kudutegurira guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Ibitugeraho byose biba ari ibivana inkamba ku izahabu, amaze izahabu igasigara irabagirana. Ibyago bikugeraho bikurushya n'ibikuremerera, Kristo aba agira ngo wubure umutwe urebe iyo gucungurwa kwawe gukomoka, amaze utere umugongo ibyo byasaga n'ibikurushya n'ibikuremerera, umenye ko ari itanura ari mu gukongora inkamba kuri wowe, maze ukaza kuvamo urabagirana. N'ibindi bizakurikira ukazabibwira uti tuzaba ibibazo n'ibitari ryarakeye. Imana itugirire neza kugira ngo bidushoboze kubw'ubuntu bwayo. Reka turebe amagambo aboneka mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 6 kugera ku wa 10. Haravuga ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Mwirinde hatagira umuntu ubayobya, ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa, gukurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sogokuruzaho karande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi, bidakurikiza ibya Kristo. Nyamara muri we nimuhari
kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe n'umutware byose n'ubushobozi bwose, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Imana ishimirwe ubuntu itugirira. Imana ishimwe kandi ihimbazwe kubw'ubuntu bwayo butangaje. Dufite kwizera, twakiriye Yesu Kristo, tubasha kugendera muri we, dushoreye imizi muri we kandi twubatswe muri we. Tugendere muri Kristo dushoye imizi muri we. Igiti gitewe bugufi bw'umugezi, nubwo imizi itagaragara, ariko iyo mizi iragenda igakogota ibyo kurya bitunze cya giti. Iyo urebeye inyuma ntabwo ubona ya mizi, nta nubwo ubona akamaro kayo, nta nubwo ubona ibyo ikora, ariko burya biri mu gukogota amazi ikayazana n'ibyo kurya bitunga cya giti, maze ikikubwira ko igiti cyariye neza, ibibabi byacyo bihora bitoshye, bihora bitoshye. Si uko igihe cy'impeshyi kitaza ngo izuba ricane, ariko ko gituye bugufi bw'umugezi ntabwo ibibabi byacyo byuma, nta nubwo gihungabana. Niyo haje umuyaga, kubera ko gishinze imizi bugufi bw'umugezi, ntabwo kijya gihirikwa n'ubusa. Ntigihwanye n'agati gateye mu gahinga gahora gahungabanywa n'umuyaga, uko izuba rije rikamaraho ibibabi n'ibindi byose nk'ibyo. Natwe nidushorera imizi muri Kristo, tuzaba twubatswe muri we, dukomereye muri we, nta kibasha kuduhungabanya. Uko dushorera imizi muri we ni ubu buryo bw'igihe ufata gihagije cyo gusoma ibyanditswe byera, ubishyizeho umwete, ugasoma ugasenga. Tubona abana mu ishuri bafata ibitabo n'ibitabo, maze igihe cyazagera cyo kudefanda bakandika impapuro n'impapuro n'impapuro z'ibyo bize, kandi ibyo baba bakorera n'ibyo kuri iyi si bizarangirana nayo, kuko nubwo wagira diporome ihanitse bugeze hehe, si ubwishingizi bwo kuzabaho by'iteka, ndetse si n'ubwishingizi bw'ubugingo buhoraho. Ahubwo igihe umarana na Kristo usoma ibyanditswe byera, niko urushaho gushorera imizi muri we, niko urushaho kuvumbura isoko y'amazi y'urubogobogo muri bya bitabo usoma, maze igasesekara ku mutima wawe ntugwe umwuma. Kandi ayo mazi ashushanya imbaraga ya Mwuka Muziranenge, ya yindi igenda iguca ku ngeso z'uburyo butari bumwe wari waramenyereye, maze wajya kubibona ukabona byakuvuyeho, utakigendera muri izo ngeso by'iteka ryose. Imana itugirire neza, maze icyo gihe ukaba wubatswe muri Kristo, ugakurira muri we, ugakura, ukagera igihe cyo kuba igiti cy'inganzamarumbo kitabasha guhirikwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ukagera igihe cyo kuba inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bwa Mwuka, ku buryo umwanzi Satani atabona aho yinjirira, atabasha gusunutsa amazuru kuri iyo nzu iyo kubabwamo n'Imana mu buryo bwa Mwuka. Ngo kandi Imana iracyaduhesha kuzura n'Imana na bugingo n'ubu, n'uyu munota n'uyu mwanya. Nahanjye nahawe Imana ishobora byose basobanurira iryo jambo, kugira ngo tubashe gushorera imizi muri Kristo, tube twubatswe muri Kristo, inzu yacu ibe iyo kubabwamo n'Imana mu buryo bwa Mwuka. Kandi umucuruzi utajya ukora evanteri igihe kiragera agahomba, ntazamenye igihe yahombeye, kuko akomeza arangura ibitagurwa, yazajya kubona akabona byose byarahombye. Ni ukwinira tukibaza, tukisubiramo buri munsi, ukinira ukibaza ngo mbe uyu munsi nagaragaye nte imbere y'Imana? Mbese uyu munsi byagendekeye bite? Ibitagenze neza ukabisabira imbabazi, ibyagenze neza ugashima Imana. Uko urushaho kubikora, ugenda ukurira muri we, kugeza igihe rwose utazakomeza kujya usaba imbabazi, ahubwo Kristo araza akagufunika. Cya kintu cyajyaga kikugerageza ukakibona kitarakugeraho, kuko urindiwe muri Kristo. Ba bantu bajyaga bakukurura bakujyana mu ngeso mbi, noneho batangira kukwanga no kuguha akato, ntibabe bakigukura, ntibabe bakikwegereza,
kuko ururimi bavuga basanga rusigaye runyuranye n'urwo uvuga. Nshuti muvandimwe, ururimi rwawe runyuranye n'urw'ab'isi bavuga, imirire yawe inyuranye n'iyabo, imigendere yawe inyuranye n'iyabo, imyambarire yawe inyuranye n'iyabo. Aha agakiza ntukavugisha umunwa ariko kataba mu mutima wawe, utari inzu yo kubabwamo n'Imana mu buryo bwa mwuka. Uwiteka dutabare kandi atube bugufi. Reka turebe amagambo aboneka muri Yeremiya ibice 17 umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Yeremiya 17 umurongo waho wa 7 n'uwa 8. Yeremiya 17 umurongo wa 7 n'uwa 8 wa 7. Hahirwa umuntu w'Uwiteka, hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacyo bizatoha, bizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemwo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Kwa kundi ujya wihererana n'Imana ari nta muntu ureba, ugasoma ugasenga, nibyo bihindura ingeso zawe. Abantu ntibamenye igihe zahindukiye, ahubwo kuko icyo giti cyahagaze hafi y'umugezi, ibibabi byacyo bisa neza ndetse kikera imbuto zishimishije, nawe nuko uzagera aho ngaho wera imbuto zishimishije, abakureba basange warahindutse, kandi noneho atari ukwishushanya gusa, ahubwo ari ibikurimo, ari imbuto zikurimo. Kuko icunga naho risa nk'indimu, ariko iyo umuntu arebye icunga ararimenya, yareba indimu akayimenya. Sigaho rero kuba igicunga ndimu, kuko abagoronome bazanye uburyo bwo kubangurira ibiti ku bindi, ku buryo indimu bayibanguriraho icunga, icunga bakaribanguriraho indimu, noneho warya urwo rubuto ukumva uruhande rumwe rirahumura nk'icunga, ariko urundi ruhande risharira nk'indimu. Nuko rero niko abakristo muri kino gihe bameze, bigize ibicunga ndimu. Nshuti bavandimwe, ntabwo akazuyazi nubwo turi muri Laodikiya dukwiye kuyivamo, tukabirandukira muri Kristo, ntituba akazuyazi. Imana itugirire neza kugira ngo dushoboze kuva muri ako kazuyazi, maze tubirandukire muri Kristo Yesu, kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ibanga ry'imibereho ya gikristo rero ni ugukomeza ubugingo bwa Kristo. Ubwo wakiriye igihe yagupfiraga ku musaraba azize ibyaha byawe, iyo Imana ikubabariye ibyaha, ibi bigukuyeho, iyo igutsindishirije, ibiguhinduye umuntu ubaho mu mibereho yo kumvira amategeko y'Imana. Kubw'ibyo rero ifata ubwigomeke wari ufite ikabugukuraho, maze ikaguha gutungana no kubaho nk'uko nayo iriho, ukwishimira uri umuntu utunganijwe nayo. Emera igutunganye, uve muri ubwo bugome wari ufite, maze igukureho rwose, ikuhindure, iguhe gutungana no kuva mu byaha, wubaha Imana kubw'ubuntu bwayo. Ntitwabyishoboza, ariko Imana ishimirwe yuko yabiduhaye, maze rero natwe dukwiye kugira inzara n'inyota yo kubyakira, bikaba ibyacu, atari ugukomeza turagiriza tuvuga ngo Imana idushoboze. Yarabiduhaye, ubwo bushobozi yarabuduhaye, kuko Kristo yaradupfiriye, kandi yaratubwiye ngo ndagiye, nzagaruka mbajyane kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Imana rero ni umutunzi w'imbabazi, kandi iradukunda, iranatubabarira. Hari amagambo aboneka mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ipaji 103 ku gasubi ka 3, haravuga ngo Imana niyo mbaraga zacu, niyo dukwiriye guhanga amaso ngo iduhe ubwenge kandi tuyobore, bityo tubashe kuzirikana ikuzo ryayo. Ibyiza by'itorero ndetse n'agakiza k'ubugingo bwacu niho tubikomora. Tugomba gutsinda ibyaha bitwizingiraho uhereye none, tugatsinda ibyaha bitwizingiraho. Inire wibaze ngo mbese ni ikihe cyaha kinyizingiraho, maze usaba Imana imbaraga
iragushoboza ariko ushyizeho umwete atari ugusenga amajyejuru cyangwa kuvuga nk'uvuga amagambo yasubiramo nk'uvuga ishapure. Buri muntu ku giti cye akwiye kwisabira, akwiye guharanira kugera ku ntsinzi nshya ya buri munsi. Buri munsi uba uri ku rugamba rwo kugera ku ntsinzi nshya, nk'uko umwana atangira muri creche akazagera muri garidiyene, akazagera mu wa mbere, akazagera muri segonderi, akazagera muri universite, mbese akaminuza. Natwe niko dukwiye gukurira mu buntu bw'Imana, kuko umuntu urangije za kaminuza ntiwamukoresha ikizami nk'icy'umwana wo mu wa mbere wa primaire, aba yarazamutse yarageze kure. None ubasha kumara imyaka 30, 40, 50 warabatijwe koko ukiri muri garidiyene. Inire wibaze mu rwego rwo kubana n'Imana ugezeye. Uri muri garidiyene, uri muri primaire, uri muri segonderi, urihe? Ese urihe? Ese uzageza ryari? Ese uzi iherezo ry'ubuzima bwawe ari ryari? Ese uzi marayika w'Uwiteka azagera ku izina ryawe ryari? Kanguka yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Tugomba kwiga guhagarara buri munsi, buri muntu ku giti cye, duhagaze ku ntsinzi kandi tugatsinda burundu. Tugomba kwiga guhagarara buri wese ku giti cye kandi tukishingikiriza ku Mana burundu. Imikorere yacu yose ntihagire icyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana itugirire neza. Iyo tumaze kumenya ibi birushaho kuba byiza, ni mutyo buri wese avumbura aho atsindwa, maze agenzure neza ibyaha bye bitamutsinda, ahubwo aba ari ubinesha. Icyo gihe tuzabasha kumva dufitiye Imana icyizere, kandi itorero rizarindwa akaga gakomeye kuko tubanye n'Imana itwihariye. Ni ukurwana buri munsi kugira ngo tugere ku ntsinzi ya buri munsi. Tuzayigeraho twiga ijambo ry'Imana kandi dusenga. Tugomba rero kwiga guhagarara umuntu wese ku giti cye kandi tukishingikiriza ku Mana burundu, tugahora turabanesha, tunesha ibyatunesheje. Imana idutabare kubw'ubuntu bwayo. Kadusoreze ku magambo ariko nsome Yobu ibice 27 umurongo waho wa 3 n'uwa 6. Yobu ibice 27 umurongo wa 3 n'uwa 6. Umurongo wa 3 Yobu yatangaga ubuhamya avuga ati, ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Nubwo yari ageze mu gihe kibi, yararwaye, ibyite byaramuvuye mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro, abantu bose bakamutererana, ariko yarihamirizaga ati, ubugingo bwanjye buracyari buzima, naho umubiri urwaye, naho mbabaza, ariko ubugingo bwo buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Iyo ataba ari umwuka w'Imana, guhumeka kwanjye n'uburibwe mfite biba byararangiye, ariko umwuka w'Imana niwe ushoboza guhumeka. Umurongo wa 6 aravuga ngo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Inshuti muvandimwe, gukiranuka kwawe kugundire, ugukomeze, nturekure. Yakobo yakiranye na marayika, arananirwa ariko aragundira. Marayika akora ku nyonga y'itako, ukuguru kuraremara, ariko aragundira, ntiyarekura ati, sinkurekura utampaye umugisha. Natwe dukwiye kugundira nubwo byakomera, kuko tugundiriwe turi muri Kristo, kuko Kristo niwe udushoboza kugira izo mbaraga. Niba waramwakira akaba ari muri wowe, akaba akwihariye, Imana idushoboze kugira ngo atwiharire. Reka turebe rero no mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10 kugera 14 dusoza. Efeso ibice 6 umurongo wa 10 kugera 14. Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.
kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'amategeko n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Imana itugirire neza kugira ngo rwose twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko Satani nasanga turi muri Kristo nta nubwo azirirwa asunutse amazuru aho turi. Kandi ntabwo turwana n'ikintu cyoroshye, turwana na Rusoferi wavuye mu ijuru akabasha gutishobora kumanura 1/3 cy'abamarayika. Babanye n'Imana, bari baturanye n'Imana, bari baziranye n'Imana, bayibonaga imbona nkubone. Ndetse n'abatamanukanye nawe hari abandi basigaye bareretse mu kirere banze gukurikira Imana bakazuyaze, batakurikiye Kristo, batakurikiye na Satani, aribo bagereranya akazuyaze, ariko abo nabo bari mu mugabane wa Shitani. Imana itugirire neza kugira ngo duhagarare dushikamye, ngo duhagarare dushikamye dukenyeye ukuri, turi abanyakuri mu bintu ibyo ari byo byose, mu gato no mu bikomeye, kandi twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kugira ngo hatagira umwambi wa Satani ubasha kwinjira turitse umutima, ahubwo tube turindiwe muri Kristo. Imana ishobora byose ihira ijambo ryayo kandi yumvishe buri wese yuko igihe ari iki, twe kuragiriza iby'ubugingo bwacu kuko ejo si ahacu. Kandi byaba ari akaga twarabashije kumva ijambo ry'Imana ntiritugirire umumaro, twaramenye ko twacunguwe ntitugire inzara n'inyota yo kuzataha iwacu. Se ntimujya mubona intimba n'agahinda umuntu abasha kwiga akarangiza ama university, yarangiza narishye yaragize atakaburira akazi, ukuntu ababara. Noneho kuzabura ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho ari ubuntu, twaracunguwe, byaba atari akaga gashishana. Imana ishobora byose biturinde, dusigire umuti ku maso, tumenye aho igihe kigeze, maze bitume tubasha guhagarara mu ruhande rwayo. Abakiriye Kristo bagendere muri we, bafunitse muri we, barindiwe muri we, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Iyo nzira n'ukuri, iyo ubwo bugingo bukwiye kuba ubwanjye kandi bukaba ubwawe uhereye none n'iteka ryose. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Twicishije bugufi dushime, turagushimye Data wera, turaguhimbaje kuko uri Imana idukunda, iturinda kandi tubeshejeho. Tugushimiye ko twemereye kugera muri uyu mwanya. Turasabye kugira ngo Data udusukireho imbaraga ya Mwuka Muziranenge wadusezeraniye, ikiranura ibitari bikiranutse muri twe, kugira ngo uhereye nonaha twinjire muri Kristo twiharire, kuko tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka abahire. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo yakoze. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube, washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook, ndetse n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo muno mwaka wa 2025, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Reba ku isi hose haratwereka ibimenyetso ko ari hafi kuza. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org, email abahamyakristo@gmail.com.
Kuri telefoni ni uguteranya 1 7 1 7 8 5 6 6 7 9 7. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze bahaze ibyiza, mukomeze mugire ubuzima buzira umuze, kandi mukomeze mwamamaze ibya Yesu.